Reka nongere nkwifuriza umugoroba mwiza nshuti wahisemo gukurikira BJ TV ni umwanya w'ikiganiro Showbiz Live. Ndabizi ko mugikunda muri benshi, uno munsi ntabwo tuza gutinda kuko n'amasaha yagiye, kandi ndabizi ko mwamwifuza kuza kureba byinshi mu byo twabateguriye. Ni nk'ibisanzwe tutadufite umuhanzi ikirangirire uyu munsi wa none ni icyamamare, yaramamaye mu ndirimbo nyinshi. Ni umuhanzi dufite no munsi wa none, ntabwo nshaka tuza gutinda, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. No ubwa mbere nawe tukwakira. Muri minsi timo turagira umugisha wo kwakira abantu bashyashya cyane. Murakoze cyane. Yego. Rero abantu bamaze kwibona ngira ngo turi kumwe na Meddy. Ngabo medali. Bro, ni igihe kinini. Ariko sinzi nimba wenda mu Rwanda ukuntu bimeze, ariko hano muri Ethiopia ntabwo ukunda kuhaza cyane. Muri Ethiopia ntabwo nkunda kuhaza, ariko kuba mari ni impamvu. Uhamaze iminsi? Mumaze 2 weeks. Okay, mbyemwere bibiri. Hanyuma actually nshobora kuba naraje mu mpera za September. Okay. Ubwo ukwezi kugenda no kuzura. Yego. Hanyuma wenda kugira twihute. Hari indirimbo wakoze ugiye muri Amerika, indirimbo wakoze ukiri iyo ngiyo mu Rwanda. Yego. Wena nko mu ndirimbo watangiriyeho ujya wumva nawe ukavuga uti kabisa hano itagipfa. Iyo utekereje indirimbo za kera, niyo ndirimbo yawe iza hafi? Ni indirimbo impora ku mutima, ndetse iteka nyine mba numva ari indirimbo nakoze nkabyishimira, bita igipimo. Yego. Wadukubitiraho akantu gato. Abashize imyaka myinshi nzokiza. Ariko mbega igishimo, mbega umunezero, biragoye gusuranyura. Sorry. Ubu numva ngo kunze birenze igipimo, byarenze igipimo. Murakoze cyane. Nziza birumvikana. Uri mu bantu b'abahanzi bo mu Rwanda, ubona nk'ina mu bantu bacurangwa cyane hano muri Ethiopia, nawe urimo. Hano abahanzi bacurangwa cyane hano nawe urimo. Yego. Bora bafite impamvu. Mu Rwanda umuziki wo mu Rwanda wakoreye mu Rwanda, ukorana hano muri Ethiopia, ugakorana muri Amerika. Mu Rwanda ubundi kugira ngo utanye gukora umuziki byaje gute ubundi mu bwana iki wenda batunyiramo wihuta kugira ngo twumve ukuntu impano yawe yawaje kumenya ko uzaba umuhanzi? Ofite nuvuga ngo iyo ukiri muto ntago ubona izo nzozi zawe zo kumuziki uzaba nyine nk'akazi ka buri munsi, ariko abantu baba kuri hafi barakwegera bakakubonamo icyo cyizere bakagupushinga. Sorry, natangiriye muri church. Twagiye kuri eglise nyine, tukagenda muri korali z'abana. Noneho narimbaga muri korali z'abana. Noneho kubera ko ukuntu nari muremure, so narindi mu bantu baririmbira inyuma. Ndabyibuka indirimbo ya mbere twahereyeho hari ukuntu naririmbye, noneho mvuzamo akantu ngo noneho kubera iyi nyinya yanjye kagenda neza kamera nka tenor, batavuga tuzavamo umuhanzi. Ubwo aho ngaho nyine icyizere kiratangiye kiraza. Ku munsi wakurikiyeho, ubwo ni Sunday ikurikiyeho, iyo ngiye none kubera iki wumvishe bavuza akantu k'inyinya ukumva biraje? Byari bizwi ko abantu b'inyinya baririmba? Kameme ntabwo mbizi neza, ariko niyo reality. Ariko watubwize kuri kuko niyo reality. Wamaze kutwemera kuri buze kuza mu kiganiro, nagerageje gusacinga kugira ndeba amakuru amwe namwe mu gihugu wenda cyo wanyenge yo mu Rwanda. Nsanga abahanzi benshi muri icyo gihe, hari abahanzi benshi bafite inyinya. Bari bazifite, abavandimwe benshi bari bazifite. Nagera nagize ni formule kuko harimo n'umuhanzi avuga ati yenda afite nk'imyaka nka 15 avuga ati umunsi azagira inyinya azinjira muri music. Ati nakundi nyine, ariko ubwo urumva barabikubwiye urakomeje. Ndakomeje nkiri mutoya, nibwo Sunday nkora bibwiye yakurikiye iyo yindi, nibwo twagiye muri korali. Hanyuma ubwo kakana navuze kase kanshyiramo muri njyewe ko nabaye umuhanzi tayari. Navuga ati Uwiteka Mana ukoze umurimo wawe, nta kundi rwose. Hanyuma nibwo noneho twageze mu gutera ikarasi. None wewe yagutera ikarasi se? Urumva wari kwitera yari yarwaye. Noneho ndavuga ati nta kundi reka niyaminiye, ubwo bushize banshimye. N'ubu nta kibazo, barita bayimana icyubahiro. Ubwo ndabyibuka neza nta kibagirwa, kandi kama experience cyane. Nagize gutya
ndaririmba umuriro amamikorofone byose birazima amabafure numago cwiberabasamiri ubwo ngena ko ndi guterikora wamenye ko umuriro wazimye reka damye ntabyo namenye ahubwo nategereje ko banyikiriza ndaheba abantu bose ubwo mbona nyine abakristo bamwe barimo bafata ko ababyeyi nyine bumiwe amarira yashotse ndavuga ati buriya ni emosiyo kumbi bababajwe n'ukuntu bya bindi bita mu kinyarwanda bakunda kwita yenda kuseba wari base noneho bavuga ko icyo gihe nshobora kuba mfite impano byo kutagira amahirwe bakunda kwita gutera umwaka mu rusengero birakomeje hanyuma uretse wenda mu rusengero hari hanze y'urusengero hari ibikorwa byo hanze y'urusengero ho twarakupaga twagiraga ibikorwa byinshi bitandukanye mu bana nyine nkakora yego cyane yego okay ubusanzwe usabiririmbaga wawe kuhe murongo urabona kuntu abana bafite umurongo w'imbere hari umurongo w'imbere ukurikiye nabaga ndi w'inyuma kuko nari muremure okay hanyuma Meddy uri hano muri Ethiopia kuziye mpamvu kuko urumva amakuru twamenye yuko hagezemo ikintu kimwe ari kumva wari uhamaze n'ibindi byumweru 2 cyangwa 3 muri Ethiopia wahaje kuri gahunda Ethiopia nahaje kuri gahunda ndi mu bintu by'inkwano ariko ibintu by'inkwano ariko turatwibaza se umukobwa wacu ugiye kumutwara mu Rwanda se cyangwa uzamujyana muri Amerika jise dushobora urumva mariage yacu dushobora kuyikorera mu ntuza hano muri Ethiopia hanyuma tukajya gusezeranira muri Amerika reception mu Rwanda urumva dushaka hose kwagotagota reception izabira hari iwacu mu Rwanda nyine ni uvuga ngo uzasabira unakwere hano muri Ethiopia dusezeranire muri Amerika hanyuma reception mu Rwanda ubwo ntabwo bizahenda kuko hose ni mu rugo hose ni mu rugo hanyuma bigeze hese famille mwe muraganira bari bamuvandimwe ubundi yakwa mu Rwanda yakwa mu Rwanda hano ntabwo byoroshye kuko ngiye nari nzi ko umukobwa nyine ari papa we famille yari imufiteho uburenganzira gusa ariko nasanze aba bantu bose bamufiteho uburenganzira n'aba ex be bose ngo nzagenda baha amafaranga kuko babanje kumumenyereza uko bakundana no kumubabaza muri we nyine gihe babaga bakoze break up urumva byose ni ibintu biri kumpenda cyane nyine nabuze uko nabigira none se bakubwiye ko ndumva ngiye bituma ko bidasanzwe ntago bisanzwe nyine hano muri Ethiopia byantunga ariko nyine kubera niyemeje kubana nawe sinamuhemukira nyine nakundi ubwo nyine ndi gutumiza nyine izindi nkwano mu Rwanda ngo bazinza urumva nsigaje guhaba ex be 3 urumva ko ambwira ko yarafite abahunda yaragimeze kugeza aba ex 8 urumva bamaze kwisobanura na batandatu basigaye oya 5 bahasigaye 3 bonyine nkabona none ngayibaze kuva aho ndi kurwana ikibazo gikomeye cyo kwisobanura n'aba ex be nkabona gusanga kandi none utabariyemo n'ababyara be n'abasaza be bose bamufite uburenganzira umwe ntashobora kumurekura biragira ngo birarangiye hamwe kumvune n'abandi arahamagaye urumva ibintu by'inkwano mbese nshobora no imvune gushirira mu nkwano hanyuma uraza kubifatanya ute nawe n'umuziki wenda muri no minsi urumva nese nkuramo ide nakuyemo ide hari indirimbo nzakoramo kabisa kuko ni imvune byose yego hanyuma reka wenda twihute hari ibibazo by'amatsiko byinshi dufite Meddy hari hashize iminsi ubisa nkaho nta ndirimbo muri no mwaka 2020 indirimbo ariko ndazifite bisa nkaho nta ndirimbo yawe wenyine okay iri personnel en fait iri personnel nagiye ngomba vuga ngo ndaginda nkorana n'abandi bahanzi dufatanye hari zina mfite nabo bafite turigende turyobaka dukore ikintu cyitwa breeding house hanyuma hanyuma reka wenda nkubaze kubazo k'amatsiko namaze na postinze yuko turibuze kugutumira abantu benshi babaza ibibazo bitandukanye habibazaga ngo ukiri mu Rwanda wahavuye ujya kuva mu Rwanda wahavuye ujya muri Amerika uri kumwe na mugenzi witwa The Ben yego mugeze muri Amerika gihorera wa mugabo yego ntibyakunze ko wenda kuva kwikena televiziyo wenda kubagwa kucyanya inkuru yanyu baravyibuka ntabwo byakunze yuko muhita musubira mu Rwanda bikanavugwa ko bamwe ariko bakavuga yuko ati banza kuva muri Amerika bagumayo
mu buryo butemewe n'amategeko. Njye na The Ben se Yego. The Ben niwe wazanye icyo gitekerezo buriya ngenda arengana Ariko mwagomba kugeraho mugasubira mu Rwanda kuko mwavuye mu Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko. yego nari mbyumva neza nari mbyumva neza ariko twagezeyo The Ben aravuga ati rero ikintu cya mbere tugomba kwikuramo ni ukuvuga ngo gusubira hari iwacu tuzaba tujyayo n'ubundi muntu gisa n'isa tuzagenda bazatwakira ariko bagomba kugendera ku mategeko n'icyo ku mategeko nyine The Ben uriya ni umuvandimwe ni The Ben sabi The Ben niwe wabiteye kuko twabaye tukigerayo tukiva mu modoka gato kuko urumva twavuye ku kibuga cy'indege hari imodoka yaje kudutwara tukiva mu modoka dukandegeye gutya ku butaka yumvise ngo kandegeye gutya ku butaka bwa Amerika ariko byumva umupira wukuramo gukubita hano ibitugu buriya afite n'inkovu aha ngaha yishushanyije hano ubwo nanjye mwiruka inyuma tumeze nk'abantu bavuye kwa muganga kandi nta n'igipfuka afite ari inkovu gusa ari kurata none se ko yabuze gufata umwanzuro wo kuguma temo turagana na Meddy Jobert Ngabo akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda ariko yaje hano muri Ethiopia muri gahunda tubwiye ko harimo izijyanye n'urukundo rwe no gukora ubukwe n'ibindi bijyanye nabyo mugeze muri Amerika mugezeyo mukoze ibyo mwe mugiye gukora yego ubundi kugira ngo nyine yite muvuge ngo reka mwarihishe mwakwiyeho amatelefoni kugira ngo babagure ntimusubire mu Rwanda byagenze gutya oye ubundi tukigerayo The Ben bundi wari uri ku isonga niwe wari uzi yarambwiraga ngo afiteyo famiye ngo azama amarokasiyo yaho ngo amavene yaho ubyumva yankatishije gatatu nikubita hasi aravuga ati umuvandimwe arwaye igicuri nambwe ati kangaho kabiri gatatu kanga ngiye n'uwari igicuri ukunze ngurutsa hanga hose ntahaze aranyegura kubw'amahirwe buriya The Ben ninshakura ntumbaza aho yakuye amafaranga ngo byumva ubwo none navuga ati amafaranga none agiye kunsevinga ngo byumva mu gitondo navuga ati amafaranga ntago ariyo yadutunga gusa tuba tugiye gutangira akazi k'amaboko byumva amafaranga yose twakoreye The Ben bura ngo ni umuntu uzi ubwenge cyane ariko buri ubwenge bwe uzabumenya umunsi nawe muzahura mwicara nyenda ku meza niba natashaka ko The Ben ari wazanye igitekerezo The Ben yafashe icyo gitekerezo cye akinyapurikira aho tugenda dukora akazi amafaranga yose tukimara kuyabona ati rero no kwishima kuko turi mu mutekano tumeze neza teguramo baga yose arashira none se amafaranga mwakoreye urumva ntabwo mu by'ukuri byumvikana mwaguze baga numva baga zose zirashira akajya ambwira ngo ku buryo ngo umuntu wese ngo turi bugere iruhande ngo nidutura umubi ahita yumva ko turi abanyamerika ngo kubera kwimenyereza murahabaye twari tuvuye mu Rwanda dupakira ijumba mu nda n'intuza n'amafi byonyine murahabaye muri Amerika ukwezi kwa mbere kwa kabiri nk'uko abantu bavuga mwajya mukurikirana amakuru yo mu Rwanda bavuga ko mwabuze cyangwa mwajya oya ntabwo twajyaga tubyitaho cyane gusa ariko ntabwo byari byoroshye muri Amerika ntabwo muri Amerika ni ibihe bintu umunsi wa mbere mukihagera byagutunguye naratunguye cyane inkoni cyangwa buriya The Ben afite ikibuno gikomeye baramukubise ndavuga ati umuvandimwe nibangiraho ngenda barakubita umuhungu aho kugira ngo arira akavugiriza ntarihumba akavugiriza kabisa bageraho bararamba babahoraga iki nyine urumva ntaho twari dufite tuba ariko abantu batebivuga ko n'abantu wenda bababuze ahantu bari burare nyine haba inkoni za hatari turakubitwa gusa ndashimira umuvandimwe Kate Kavuyo yambaye hafi namushimira na n'uyu munsi nabashije kuba muri Amerika neza kubera Kate Kavuyo kuko yambaye hafi abasha kumpumuriza yarambwiye ngo kandi koko Kate Kavuyo yagiye imbere yanyu cyane yarambwiye ngo tuza ngenda zimenyereye arampumuriza pe ntega akabuno barakonda ati ngibyo ni byoroshye kugira umuntu ajya kuba umustar ajya kugira ibintu akora tubimenye bigere ku isi yose bimenyekane aba yaciye mu bintu byinshi hanyuma Meddy yego kuri wowe The Ben ni muntu ki wenda abantu bajya babajyanya mu buhanzi ni muntu ki wenda tugana no ku musozo kugira ngo tukure kuri ujye no mu bindi The Ben ni umuvandimwe ntapfa kuvuga amabanga ye tuzaranye kuri byinshi cyane urumva The Ben ni umuntu w'umuhanga nanjye nkaba umuhanga gusa twapfa ikintu kimwe gusa buriya se ira ndirimbo twakoranye Lose Control twapfuye kudakora video yayo muri video nta kindi cyabiteye nuko we yashatse kugira ngo ariya ngo muri Lose Control nge mvuga yonyine we abari uvuga bira byose kandi anagira ute ngo wasuririmba you make me lose control burya se sirikirike wadukirana nyine nkabiririmba we The Ben ni wabishakaga ndavuga ati rero ubwo kugira ngo mujye ko indirimbo ya mbere muri Amerika byari byoroshye kuko bamwe mugezeyo mujya muri ubwo buzima mwakoze wenda nk'akayi kazi cyangwa nyine
kugira ngo nyine mujye kwiyadapta mu buzima hariya ubone ko mutangiye gufatisha mu mwaka n'indirimbo ntabwo byari byoroshye urumva nka The Ben we akazi ka mbere yahereyeho ni ugukama inka kuko twanatunguwe twasanze y'inka muri Amerika abantu bane batabizi yewe buriya The Ben ni umuhanga mu gukama inka yatangiye gukama inka njyewe ikintu cya mbere nari mfitemo experience na n'ubu nyumva ko cyamaye amafaranga kuko urumva njye nari mukubye gatatu ku mushahara nasaga inkwi bazajya bacanisha yego ibiti byabo byoroshye kubi ni nko kwasa igisheke ati ibiti byabo byoroshye kubi hanyuma Meddy urumva nekeza ko ni utuntu twinshi nitwongera kwa no mwatsongera tuganire utuntu twinshi ariko nimba nta kandi bintu kabayeho none kadasanzwe gatunguranye ka uko ndabona mu bintu mwakoze muri projet za mbere mwakoze harimo indirimbo yitwa Ndi w'Ikigali babanye na Kavio harimo Lick mwahuye gute wenda muri make kugira ngo mwumve ko mwahise muhura ntabwo byo byoroshye ubundi Lick we twamufashe nyine kugira ngo tubonane ntabwo twari tuzi ko nawe deja anariyo ahubwo twahuriye ahantu hari urabona kuno ku muhanda hari ukuntu ugenda ugashyiramo igiceri ugafata ice cream yawe nyine ukayigura buriya Lick yari umuntu ukunda ice cream kubi aho ari hose agenda arigata ice cream ubwo rero kwa kundi The Ben nawe nuko nabyibagiwe by the way The Ben akunda ice cream kubi ubwo rero The Ben we yagiye kuzigura nawe gutyo barakubita ati ntuzi hehe ati nturu hano hirya mu biryogo bagira ngo baracyari mu Rwanda ubwo bamenyana gutyo aramamagara ati nahuye n'umuvandimwe tuba tugiye gutyo rero Kavuyo urumva mwarabanaga mu nzu cyangwa muri Amerika mugeze mwarabanaga mu nzu cyangwa urumva twari dufite igitanda kigeretse 4 Lick njyewe The Ben na Kate Kavuyo hejuru ubwo se bageraga mugende kuhageze mbere hoya urumva Kate Kavuyo yavuga ngo akwa dukontrole nyine ari hejuru yacu ari nka chef wacu gusa nawe ikintu cyatujenaga no mugono kuko yaragonaga cyane gusa yaje kurota rimwe urabona muri randi mugono Ndi w'Ikigali kwa kuno dusimuka hejuru twavuye muri shooting arota rero tukiri muri shooting nyine arasembuka yaguye hasi yego ntabwo yavunitse neza ariko yavunitse imbavu tubera ku musozo hari indirimbo hari amakuru mu byo nahirimo nsacinga ndeba kuri wowe Meddy cyane kugira ngo nze kubona n'ubundi ko tugane hari amakuru ngufiteho iyo mwihariko wigeze gufungwaho hasi ibyo noneho mwabikuye ariko ni ibintu byanditse bigaragara mfungo se nafunzwe nande ngiye mfungona ryari ngo mu Rwanda igihe wagiye gutwara imodoka wagize okay ayo makuru yo urumva ni igihugu ikibazo nyine umwinzoka kuri urwo rwego rwo kuba watwara imodoka wanasinze ugagatsa cyase nenda ngo yizihe ni kwa kundi uvugana no mwafande kuko bitemewe akumva akaodera usohoye ntago kamuhesha icyubahiro kuri we kandi hari amabwiriza ugomba kugenderaho nanjye ntega amaboko navuga atafande nta kibazo urumva kuko njye nanavuye muri gereza ntanga message cishikariza urubyiruko kutongera kugendera kunywa izo nzoga kandi utwaye imodoka reka tugushimire murakoze cyane wakoze nawe wabanye natwe muri Showbiz Live uyu munsi kwa gatatu taha ni gahunda saa moya kugera ku isaha y'isa 3 nitwa Japhet reka tuzabonana ubutaha ibiganiro bya BJ TV birakomeza